pole ku bagore bicaye, pole ku bagore bicaye, abagabo babo n'abanzi babo. Arakubwira ngo ibishimbo ntibirimo umunyu ukamutuka ukakera urarashe ngo ifaranga. Kandi buriya ejo bundi ari umupasiteri wavuze ngo muza mwihutira kumva mutinde gusubiza, ariko mutinde gusubiza. Reba ngubu araba ejo bundi numvisha amakuru umuvandimwe amezi abiri, numvishe umuvandimwe wazutegeye umukobwa ava hanze, umuhungu aje kumutega kuri airport ejo bundi ntaragira iminsi, umuhungu amwikubiteho ndi hano sinamujana nubwo hotel icumi ariko felo banduteri story ibi bintu mani abantu bagenda bitekerezeho. SFN kugarure gutwita uzikora abana twebwe twagiye tuvukira mu mirima bamama bage kubita ibishimbo kandi mama wakaja mu ibisagacha Allahi wakiman ya reka tubasuhuze inshuti bavandimwe abakunzi bacu bitongo TV aho muherereye hose ku migabane yose y'isi itandukanye, cyane cyane hano muri East Africa, muri Congo, mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Tanzania ndetse na Kenya, ari naho turi mu mugwa mukuru wa Kenya i Nairobi. Rero shuti muvandimwe wewe ubana natwe umunsi ku wundi, big up cyane, uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Nawe utarakanda iranzogera y'umutuku, kanda iranzogera y'umutuku kugira ngo tubane nawe umunsi ku wundi kandi tubane ku gihe. Rero turi kumwe n'abavandimwe inshuti, turabana kenshi mu buzima bwa buri munsi, bakora imirimo itandukanye. Ariko mbere yuko mbakira kuri kamera yacu, reka mbanze nakire umukameramani wacu. Ni umuntu ugira impano nyinshi. Uyu munsi niwe turi kumwe, Nshuti Modeste niwe turi kumwe kuri kamera. Nshuti bavandimwe namwe bakunzi bacu, kaze hano ku Itongo TV kugira ngo tubashe kuganira. Tubanze tubakire, mubanze mwibwire abadukurikiye abo muri bo nico mukora mu buzima busanzwe. Karibu hano ku Itongo TV. Murakoze inshuti zacu Itongo TV, mazina abanita Gilles Ruhora imbere, tuye Kenya. Urakoze Gilles, uri kumwe na mugenzi wawe nawe yo twibwira. Yego, ku mazina yanje nitwa Burega Felix Stefania, ntuye hano Kenya, ntubitwa Nyamavira. Kaze hano ku Itongo TV inshuti zacu, bakunzi bacu namwe nkuko mubibona. Rero hano turi i Nairobi, murabona ko umugwa umeze neza, ibintu ni swaga kabisa, ibintu bimeze neza nta kibazo. Rero inshuti zacu, na amahirwe kuba turi kumwe uyu munsi. Gilles ni umuntu ki, ukora iki mu buzima busanzwe? Gilles ndusanzwe, Gilles nkora imirimo isanzwe tu. Murakoze. For example nkiki uvuga ngo ukora imirimo isanzwe ni myinshi, ukora nkiyihe cyane kuko umuntu ntabwo ashobora gukora imirimo yose ibaho? Nkora kazi k'uburezi aribwo bwansenyema, niko kazi nkora kambeshe hano muri Kenya. Murakoze. Wow, urumva ni umurezi w'abana, ni umuticha, ni umwarimu, ni umuprofeseri na umuprofeseri ni mwarimu zombi, ndumwasenya primaire na professeur secondaire. Ndabona ibintu bimeze neza, urasa neza, urakeye, ibintu ni nkaho hariho quelque chose ntiyabura kabisa, ibintu ndabona bimeze wane. Nshuti nawe turi kumwe, nawe wo kwibwira abadukurikiye, Buregeya ukora iki mu buzima busanzwe? Buregeya ni umuntu ki? Buregeya ni umusore w'umunyamurenge utuye aha ngaha muri Kenya, mu gihugu cya Kenya, waje gushaka ubuzima. Ni umuhungu utarashaka, ukora akazi ka kinyozi ko kambesheje hano muri Kenya, umukwaferi. Yewega rero none ukuntu yaje yatwambariye Buregeya, reba ukuntu yambaye irineti. Iyo rineti buryo uje uryambaye noneho sinarenze ko ari ingaragu. None nawe ntiwari uzi ko ari ingaragu? Ariko ndabimenye. Ubimenye aha ngaha. Ndabona se ndi mwari muzanye namwe mu buzima busanzwe? Nubwo twari tuzanye sinarenze umugore we cyangwa se umwana we. Wewe se urubatse? Jewe ndakundana mani.
urakundana bite fiance ufite fiance burege wowe ibintu byo gukundana se nawe waba ufite fiance byaba biri hafi se kugira ngo dukomeze duhungura amakote ejo fiance ntabihari ariko gukundana ku ishuti n'ikivandimwe cyane ni kaho ngaho nkiri ariko se ndabona wo tuzabana ni kuwuhe mwaka wumva kabisa tuyu mwaka ntabwo uzashira utazanye umwana mu rugo? Ni kuwuhe mwaka uteganya uvuga ngo uyu mwaka nzaba nashatse? Nteganya umwaka utaha, nkaba ntekerezamo, nkaba ndi guprepare kuko none wagira icyo gitekerezo ugatangira gushira mu gikorwa. Yes, Jire nawe urakundana gusa ukunda buri wese cyangwa nawe ufite nyine erega jewe uzumva kimwe kuri yewe bayireze amategeko 10 y'Imana gusa dukundane, ariko 2028 nico gihe uzisonganya. Aha, inshuti zacu murumva rero abo turi kumwe uyu munsi, niba utarakanda kare akantu nyamuneka bwiza bwo kuri mikro ni umuvugizi nkuko bisanzwe. Niki gishobora gutera zino divorce ziri mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge? Sintekereza ko umuntu ashobora kubaka urugo ateganya ko azorusenya, ahubwo umuntu yubaka urugo kugira ngo agubake, arusigasire, arukomeze, atere imbere, yifuze no kugira n'ibindi mu rugo cy'ibyifuzo nyine ushobora kuba uzi abantu bakenera mu rugo. Niki gishobora nanone kubera niki ikibitera? Icyo navugaho ni ukuvuga ngo aho uraza kongera ijwi kugira ngo bakomeze kuba hagije hano ku buhanga bw'ibyuma. Impamvu zisenyuka nuko ari nyinshi, hari n'izindi nyinshi zubaka. Iyo umuntu arimo yubaka inzoga ariko ateganya ko ndumva abakora ama divorce ntabwo bisigarije aho zishobora gusenyuka. Ariko rero nimba bahari gasenya ariko seno na siyanse n'umuvandimwe waje nawe bafite amadone yiwe. Ariko impamvu ingo zisenyuka icyambere navugaho ni kimwe, ni ukuba bonyine nabo ubwabo batubakitse. Buriya nta wunsenya kubera ko ntazi uko nubakitse. Jewe ubwanjye ndisenya, abandi bakabona kuza kunsenya. Ndumva ko entre y'umugore n'umugabo bombi tibubakitse, umwe ku gice ntiyubakitse. Ni ibintu bidasa n'ibisobanutse. Yubakitse mu buryo buhe buryo? Sinzi uburyo kindi kujanamo, kubera ko iyo ni si ifite amadone menshi atandukanye cyangwa se ama example. Ni ukuvuga ko utubakitse ni ukuba utazi icyo wakoze. Yes. Yego, ni ukuba wowe ari umugabo ari umugore, umugabo atazi ko ge kuba responsable urugo rwiwe, umugore nawe atabazi icyamuzanye muri urwo rugo, bicaye bakaganira n'umugabo ko bagiye kubaka. Iyo niyo pwe ya mbere nshobora kubona ko bonyine bakoze icyo bita kurangara, bakoresha ibintu bisa nkaho babiroshyizwemo ariko ubu bwabo batarabijamo. Kandi ndizera ko igihe umuntu agera cyo kubaka aba yarenze kuba umwanda 18, aba arimo mu rugero rwo kubaka. Nkumva ko rero abayagaye igihe cy'ubusiribateri cyangwa se abayagaye igihe cyo kuba wenyine cyangwa cyose cy'ubusore mfite yanjye. Rero nkumva ko ikintu cya mbere kibanze cyane bibaza, ugomba kumenya ngo ese ndinde mvuye he ngiye. Nimba ari wa divorce, reka abantu babanze bamenye kwanza icyo bari icyo bonyine babanze biyubaka. Iyo ni pwe ya mbere navuga. Iya kabiri, abanyamurenge ntabwo bashima ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Ndi umunyamurenge, ariko selo n'ahantu twage tuba dufite no kuvuga ngo dusoma amasiyansi, psychologie familiale irabivuga, n'umuco wacu wa kinyamurenge urabitwereka. Abakungu b'abanyamurenge n'abakobwa b'abanyamurenge barashimirwa, ntabwo bashima.
barashimirwa sinzi felo tugenda uko cyumva felo banamurangira ati jira afite mushikiwe yes ariko felo akundana na mushiki wande wa cameraman Modeste inshuti orke felo bamwicamo mushiki wa nshuti bakamwinjizamo mushiki wande wa jire izo nizo ngaruka dufite mu bwoko bwacu ni nacyo bituma divorce zibaye nyinshi kuko aba bantu babana bataziranye tibaziranye ntagiye bihaye cy'urukundo rwabo ico bita fiançailles ye mwumva ko ariyo mpamvu zishobora kuba dufite ingaruka zituma zisenya ingingo yindi ya gatatu navugaho ni kureba ku nyungu urukundo ni impumyi ariko kuri ubu ngubu rurabona kuko wibuke ko kugira ngo felo ave kwa mushiki wa nshuti aze kwa mushiki wa jire bamumurangiye barebye ibiri kwa bajire babona ibizo butungo kwa bajire ariko urugo ntabwo nono feliwe ntakunda mushiki wa jire ahubwo yamukundiye ibintu rero afite rero ntumva ko ingaruka dufite nizo gushimirwa nizo kurangirwa umuntu ugashimirwa kandi mutafite igihe cy'igirate cyo gukundana sinzi icyo yes fero nawe wenda sinzi niba ubyemeranya na mugenzi wawe niba ari ubwo buryo avuze ari cyo kibitera nawe uremeranya nawe ko ari cyo kintu kibitera yego muzavuze bimwe ni ukuri muzavuze byo kuvuga ngo abantu umukobwa mu kinyamurenge ntagira ijambo umuntu wese iyo amaze gukwiza imyaka 18 ageze mu rugero rwo kubaka afite kugira ijambo mu buryo yobwira n'ababyeyi be ngo nkundana n'umuntu runaka akumva bakamubaza ibibazo icyo yamukundiye n'icyo yamuciye bidaciye ku nyungu bari babonesha amaso hari umuntu waririmbye aravuga ngo ifaranga si urukundo ahubwo urukundo rwozanira abantu ifaranga kubera ko ifaranga zosenya vuba ariko urukundo rwohoza barya abantu basenyutse zo nishaka kuvuga ku madivorce ari mu kubaho nta gihe bihesha umukobwa w'umunyamurenga rya jambo twari tuvuze mu gihe yo kwifatira imyanzuro yo gukora ikivuye mu mutima we cyangwa se amarangamutima ye ahubwo bigatuma afosingwa n'ikintu atarashaka gukora. Icya kabiri, urukundo rw'ahangaha nta kundi uzohura n'umuntu uvuye nimba ari mu mibunda n'ahandi mutaziranye no mugahwera kwa nguko umuntu yamukurangiye ngo kera wamugenda ngo wabonye isura kera wamufata ushire mu mago kandi fero la parance trompe isura irahenda nizo mugenda ngo ninzobe ngo numwirabura kandi ariyo yamaze abantu rero reka guhendeka icyo nashaka kugarukaho. Hari akantu nigeze numva umuntu w'umuhanga mu Rwanda yigeze avuga ko umuntu ubwiza bw'isura y'inyuma udashobora kubugura. Yego, urumva ntushobora kubugura n'umutima. Avuga ko umutima uhinduka ariko isura idahinduka. Icyo kintu cyo naco kirabiteye. Okay, iyo ni science. No muri science nabo barakubwira sokafe, barakubwira ngo l'apparence trompe. Kurumva ubwo rero bashika kuvuga ngo iyo tuvuga ngo isura irahenda, okay ni nabyo. Icyo ngiki cyo nta rugwa ari science yavuze. Na Daudi kumana Daudi yaravuze ngo mana ni wowe uzuhindura imitima. Imana ihindura umutima rwo ntihindura balance sibyo uwo kwitukuza ariko rero icyo tuvuga ngo kutarebera isura nukumenya character z'uwo muzabana. Neka nanjye ngufashe kuri iryo jambo muvandimwe. Kubaka ntihubaka isura ahubwo hubaka umutima ukeneye kubaka ufite vision yo kugira ngo abantu bahuze igikogwa kigaragare kija mu nzira. Niba afite gahunda yo gushaka sinshakira isura, nshakira imyitwarire n'imitekerereze wa muntu ngiye kuzana kugira ngo tuzamure igikogwa nari naratangije kugira ngo kizamuke gifatike cyane. Taguombwira ngo inzu iyo baje kuyubaka ufate sima ngo bareke fondation bareke umusingi ufate sima ufate imicanga ufate nira amaferbeto iyo bayahujije aforma ikintu cyitwa irani inzu mili gafata igahagarara.
zarangiza izo nashaka kuvuga bati migaragara neza izo nashaka kuvuga nyuma yabwo bagafata irange bakayidekora ira ni decoration gusa kugira ngo abantu igasa neza inyuma ariko indani ikome baze kugira ngo wubake ubakira ku miterere y'umuntu mitwarire y'umuntu ako nturebera iki isura ubu nyine icyo nashaka kubwira waravuze kuri rya jambo uwo muntu yavuze ngo umuntu tuyohinduka isura umuntu arahinduka ubu nyine ari makeup wisiga ukayebega umuntu ugenda ugura amavuta ari ariko ibyo ngibyo tubisanze no vuba iwacu ntibizabagaho icyo nashaka kubwira rero ariko nabo bagendaga mikina za elegance tizabayeho reka njye mbaze kibazo ubu nyine ndamutse ushatse umukobwa ufite isura nziza ariko ufite imyitwarire mibi mu mitekerereze ye utaraje kubaka kurakora ku kintu cy'umutima ni gute ushobora kumenya ngo uyu muntu afite umutima mwiza yo kubaka cyangwa uyu muntu afite umutima mubi ntiyo kubaka icyo nshaka kukubwira iyo wegerana n'umuntu uramumenya ariko nanjye reka ngubwire iyo ugizigiye buriya bazavuga ngo ntazibana zidakomana amahembe ariko iyo amaze kumenya akavuga ngo none se muba mubana nawe aracyari iwabo nawe uri iwanyu urashobora kumenya icyo nari nshaka kuvuga mu buzima iyo wegereje umuntu ugenda umenya iby'ingenzi wowe wifuza wamwifuzagaho yego sizi nimunyumvishe muvandimwe yego iyo umaze kumwegera mukaganira mugasa n'abasabanye muganira muhuje ari ugenda umenya imyitwarire imwe imwe wewe wumva kuko woshingiraho kugira ngo mubane wa muntu ese ubundi uribuka ko bakubwira ngo igifi yo gicecetse bacita ikinyabwenge ariko iyo umuntu avuze